Murakaza neza kuri channel yacu. Nk'ibisanzwe ibyegeranyo byacu byibanda ku buzima, update na breaking news. Amakuru abagezweho acicikana iwacu ndetse no ku isi yose. Uyu munsi tugiye kuganira kuri telefone ngendanwa zimwe navuga ko zifite ubwenge, smartphones. Imikoreshereze ya smartphones, icyo ukwiye gukora ndetse n'icyo ukwiye kwirinda mu gihe ukoresha smartphones. Reba hasi aho rero, biroroshye, ubanze ukande like na subscribe maze tujyane neza mu kiganiro. Smartphone ishobora kwangiza no kwica umubiri n'ubuzima bitewe n'impamvu zitandukanye. Batiri ziturika, sinyale ziri radioactive, no kuvuga zirekura imirasire icengera umubiri ikica utunyangingo tw'umubiri. Urumuri rurekurwa na za smartphones, computers, tablet ndetse na za televiziyo cyane mu gihe cya nijoro bigira ingaruka ku buzima. Aha navugamo ikibazo cya eye strain ndetse no guteza ububabare cyangwa uburibwe, kwangiza igice cy'amaso cyitwa cornea kibanziriza imbere ku maso, gutukura amaso, eye redness and irritation. Smartphones cyangwa se telefone muri rusange zigendanwa mu ntoki ziterekwa ahantu no ku bikoresho bitandukanye, bityo phone yawe ishobora gukura microbe ahantu ikayijyana ahandi. Smartphone ni vector y'udukoko dutandukanye dutera indwara nka bacteria, E. coli n'izindi virusi zitandukanye, harimo no kuba yabasha gukwirakwiza coronavirus muri ibi bihe bya COVID-19. Mu gihe ukoresha bimwe muri ibi bikoresho nka smartphones, wakoresha ekuteri z'imigozi ndetse n'ibikoresho bifite SAR rating, SAR ntoya. SAR ni igipimo cya radiation cyangwa se ya mirasire itambuka ikinjira mu mubiri. Iki gipimo kigomba kuba kiri hasi muri ibi bikoresho. Ibi bituma cordless phones za wireless n'ibindi bikoresho by'inziramigozi wireless birekura radiation nyinshi kandi ziba zishobora kwangiza ubuzima igihe icyo ari cyo cyose. Muri iki gihe phone n'ibindi bikoresho bikenerwa mu kwakira no kohereza ubutumwa bikoresheje electromagnetic radiation, kubera ibi bikoresho bigenda bitambutsa imirasire yangiza ahantu hose tubarizwa kandi mu buryo umuntu adashobora kumenya. Bivuze ko ahandi ndetse naho muri buri segonda hatambuka iyi mirasire yoherezwa na bimwe muri ibi bikoresho, ari nako bigenda byangiza umubiri. Izi radiation zinjira mu mubiri zigahungabanya imikorere y'utunyangingo tw'umubiri ndetse na structure ya DNA. Izi radiation zikoreshwa muri connection za phone n'ibindi bikoresho na router, tablet, PC, phone tower, mu ma connection ya wireless, bluetooth, za wifi n'ibindi. Iyi mirasire yangiza irekurwa na bimwe muri ibi bikoresho ishobora guteza ibibazo by'ubuzima bikomeye nk'ibibyimba byo mu bwonko, ubugumba ku bagabo, ubumuga bwo kutumva, kugira ingaruka ku mwana umubyeyi atwite, Alzheimer disease, Parkinson disease, asthma, ibibazo by'umutima, kudasinzira neza cyangwa se indwara yo kubura ibitotsi. Bishobora no guteza umuvuduko w'amaraso, bigateza leukemia, ubumuga umwana avukana, rheumatoid arthritis n'ibindi. Radiation nanone zishobora guteza ibibazo byo kubabara umutwe, kubura ibitotsi, umunaniro n'ibindi. Mu rwego rwo kwirinda izi radiation zangiza ubuzima, hari ibintu hano nabakusanyirije, nyamara benshi babikora batabizi kandi byangiza ubuzima. Icyambere, ntukabike smartphone yawe mu mufuka w'ishati. Aho kuyishyira mu mufuka w'ishati, wayifata mu ntoki. Ntugashyire ekuteri muri smartphone yawe ngo wumve umuziki mu gihe ucaginze. Iki ni ikintu cya kabiri ugomba kwirinda, kuko ibi bishobora guteza ikibazo cya electrocution, ni ukuvuga ko amashanyarazi ashobora kugucamo bityo bigakurura impanuka zitandukanye ndetse n'urupfu. Icya gatatu, ntukaraze smartphone hafi yawe. Abahanga bavuga ko
sinyari cyangwa se ubutumwa butangwa n'ubwonko mu gihe usinziriye kugira ngo ubone ibitotsi neza, bunyuranamo na radiyasiyo zitangwa n'izi smartphone, bityo ukaba wabura ibitotsi byiza. Icya kane, ntugashyire cyangwa se ntukexpose smartphone yawe ku zuba cyangwa se ahandi hantu hashyushye nk'impande za dashboard y'imodoka. Ibi nk'uko bamwe bakunze kubigenza, cyane ku manywa, kuko ibi bishobora guteza ikibazo cy'ubushyuhe ndetse n'impanuka z'inkongi. Icya gatanu, ntugakoreshe sharijeri itari iya fone. Ni ukuvuga ko ugomba gucagingisha sharijeri yabugenewe. Icya gatandatu, birabujijwe gukina za games cyangwa se kwitaba no guhamagara kuri fone mu gihe icaginze. Ibi bishobora guteza ubushyuhe ndetse bishobora kuba byanateza urupfu rw'impanuka y'amashanyarazi. Icya karindwi, birabujijwe kudownloadinga apps cyangwa se za porogaramu utazi inkomoko cyangwa se source yazo. Izi zishobora kuba zoherejwe n'abahackers cyangwa se babajura bakoresha ikoranabuhanga. Izi application zishobora kwica smartphone yawe, zishobora guteza amavirusi muri telefone yawe, cyangwa se zikaba zanakoherezwa n'aba bahackers mu rwego rwo kukunekaho amakuru atandukanye. Icya munani, ari nacyo cya nyuma nabakusanyirije mu rwego rwo gukoresha smartphone yawe neza. Aha ugomba kwibuka gufungana smartphone yawe password, kuko ibi bituma wizera ko amakuru ubitseho afite umutekano. Kuri wowe utarakora subscribe, yikore kano kanya, kanda like, usubscribing kuri channel ndetse unasharing video zacu. Ibyiza biri imbere. Iyi ni Max Wisdom TV. Murakoze.